Menya akamaro k'umunyu wa gikukuru karenza ko ubutekerezaho. Iyo wumva ni Tele Montagne Rwanda, kora handi subscribe ubundi tujye tubana mu buryo bukoroheye cyane. N'umunyu wa gikukuru. Gikukuru, gikukuri, uko wabishaka kubivuga kose. Abandi bakunze kwita umunyu w'ingezi. N'umunyu uzwi mu Rwanda guhera mu gihe cya kera kuko wakoreshwaga hanini n'aborozi b'amatungo. Byafashe indi ntera uyu munsi, tuwujya mu biryo ndetse binarenze ibyo tunarawunyunguta mu kanwa. Ubusanzwe ni umunyu tuzi ku bushobozi bwo kuryoshya ibiryo no kurinda ibiribwa bizamara igihe kirekire no kwihutisha imitekere. Ariko burya ni umunyu wa gikukuru turi kuvugaho uyu munsi. Burya uyu munyu ni igitangaza ku buzima bw'umuntu ndetse urihariye kuko rwose utandukanye n'umunyu usanzwe wo mu gikoni. Ni umunyu uba uri umwimerere cyane utarigeze uhindurwa n'inganda, kuko hafi 55% byawo aba ari ikinyabutabire cyitwa sodium, 31% ari chlorure, 8% ari sulfate, naho 4% ari magnesium ndetse 1% ari calcium. Yewe tutibagiwe no kuba twavuga ko uba wibitsemo akangana 1% k'umunyu wa potassium. Nitwa Samuel Mugisha, tugiye kubana muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi mvuga ibi ngibi, turavuga ku mumaro wa gikukuru. Mu gikukuru ni umunyu uzwiho kongera ubudahangarwa ndetse n'ubwirinzi bw'umubiri. Ni umunyu ugizwe n'imyunyu ngugu itandukanye ifasha umubiri wacu kugira intege no kubasha kwirinda indwara zitandukanye. Ni byiza kuwukoresha rero kugira ngo umubiri uhorane imbaraga ndetse n'imbaduko. Umunyu wa gikukuru ukaba urinda indwara y'agahinda gasaze. Ufasha mu ikorwa ry'imisemburo ibiri ikomeye cyane itera ibyishimo, ariyo uwitwa serotonine na melatonine. Ndetse igihe wumva ufite stress cyangwa se umuhangayiko, fata ikirahure cy'amazi avanze n'igikukuru, biragufasha mu ikorwa ryihuse ry'iyo misemburo ibiri nkubwiye, bityo wirinda agahinda. Gatatu, ni umunyu ufasha mu rwungano rw'amaraso. Gikukuru kubera imyunyu ngugu myinshi yirimo, ifasha mu gusukura no kwagura inzira z'amaraso mu mubiri. Aribyo bituma ukwiye kujya uburya nibuze buri munsi kugira ngo wirinde indwara za hato na hato nk'imitsi na rubagimpande. Abashesha kanguhe uzabegere gato bazakubwira neza ibijyanye n'ingingo maze kukubwiraho. Gusa nanone ngo kabufasha mu kugabanya umubyibuho ukabije. Mu kuba usharira cyangwa se isharira niho hibitse imbaraga utakwiyumvisha zifasha igifu mu kwihutisha igogora no gushwanyaguza ibinure bibi cyangwa se ibinure bibi cyane. Uko igifu gishongesha ibyo binure bibi, bifasha umubiri mu kwisubira no kugira ibiro bikwiye. Ni umunyu ugabanya cyangwa se ufite ubushobozi bwo kugabanya ubukana bw'indwara z'ubuhumekero. Kubera imyunyu ngugu iwugize, bifasha umubiri mu kwirinda no gusana vuba umubiri. Ndetse igikukuru ni ingenzi cyane ku murwayi wa asma mu gihe ari muri crise cyangwa se igihe imumereye nabi. Ahanyunguta uyu munyu bikamufasha nkaho akoresheje ya pompe isanzwe. Asma ni uburwayi bwibasira ubuhumekero, murabuzi cyane abenshi. Ikigo gicuruza ibirungo cyo muri Madagascar cyitwa La Caverne des Épices kigeze gutangaza ibyiza bya gikukuru bitandukanye, aho bavuga ko umunyu wa gikukuru ushobora kugira amabara atandukanye bitewe n'urugero ugezeho utunganwa. Niyo mpamvu ushobora kubona gikukuru isa n'idafite ibara, isa n'iyererutse, ifite ibara rijya kuba nk'ubururu, ijya gusa n'utukura cyangwa se ujya kuba orange, ndetse ushobora no kubona ijya gusa umuhondo cyangwa se isa n'ikijuju. Ubushakashatsi bwakozwe n'icyo kigo cyo muri Madagascar bwagaragaje ko umunyu wa gikukuru ushobora gukoreshwa no mu mwanya w'umunyu usanzwe uva mu nganda, kuko nta bibazo ushobora gutera nk'umuvuduko w'amaraso ukabije cyangwa se n'izindi ngaruka ziterwa na uriya munyu usanzwe wo mu gikoni. Burya ngo ni umunyu wanarinda imvune cyangwa se urinda imvune. Ubwinshi bw'imyunyu ngugu iri mu gikukuru cyangwa se muri uyu munyu ni ingenzi cyane mu gukomeza amagufa no kuyasana, ku buryo aba ashobora gufasha yavunitse gukira vuba. Ibi ni ibintu uyu munyu ukesha ikinyabutabire cya calcium wibitsemo. Bityo mu gihe ubabara mu ngingo, jya ufata kuri uyu munyu, bizagufasha vuba mu kugabanya ubwo buribwe cyangwa se ubwo bubabare. Ku bantu bazi ibintu bifata mu maguru bizwi nk'imbwa, ngo uyu munyu waburinda gufatwa n'imbwa cyangwa se wabukurinda gufatwa n'imbwa, kubera ko ikungahaye kuri potassium kandi imikaya yacu ikaba ikenera cyane cyane uwo munyu ngugu kugira ngo ikore neza. Gufata igikukuru ni ingenzi cyane kuko bituma tubona iyo potassium ku bwinshi kuruta uko twarya imineke myinshi n'ibindi biribwa tuyisangamo. Irinda indwara nka diabete,
kuko ku barwayi ba diabete ikiyiko kimwe cya gikukuru ni ingirakamaro kuko bifasha mu kugabanya isukari mu maraso, ndetse ni byiza rwose gukoresha uyu munyu aho kuba wakoresha wa munyu usanzwe mu gikoni, kuko ikungahaye kuri insuline y'umwimerere. Ku bazi insuline muzi ukuntu ifasha mu kugena ingano y'isukari nziza itembera mu maraso. Hanyuma gikukuru ifatwa nk'umuti w'ubwiza. Gikukuru yica udukoko twangiza uruhu, ubundi ikaba ikungahaye ku myunyungugu cyangwa se ku myunyu irinda uruhu, ndetse nta kindi bisaba uretse kuwusigaho cyangwa se gusigaho gikukuru byonyine ku ruhu rwawe ugafata byonyine. Dore uko bikorwa: fata amagarama 300 za gikukuru, ushyiremo santilitiro 10 z'amavuta ya elaya, uvange, ubundi wisige umubiri wose. Bizagufasha kugira uruhu rwiza runoze kandi ruhehereye, ndetse bikurinde kuzana iminkanyari. Umumaro wa nyuma, gikukuru urwanya uburozi. Kora imyunyungugu yiganje muri gikukuru kukoresha bifasha umubiri wacu kwirukana uburozi mu mubiri no gufasha gusukura utunyangingo twacu. Uyu munsi ushatse wavuga ko bitakiri inkuru isanzwe yo kwitegereza ukarekera iyo ngiyo yo kuba wabona umunyu wa gikukuru ahantu ukawunyuraho ntubugure. Uyu munsi ni ibintu byakabaye kuba bisobanuye ikintu gikomeye cyane ndetse cy'umwihariko ku mafunguro yacu. Dukoresha umunyu wa gikukuru. Ese mwene Mugisha niwe mwari kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi, reka tuzasubira ubutaha. Iyi ni Tele Montagne Rwanda wumvaga, naho ubutaha.